Rwanda n'Uburundi biranze bibaye agatereranzamba. Reba rero uko nabyeretswe mu mwaka wa 2014 ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'Uburundi. 2014 nibwo nabyeretswe, haciye imyaka 10 mbyeretswe. Nabyeretswe rero nandika igitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Haba rero narabyanditse kuri page ya 498 nk'uko ubibona biranditse neza, ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'Uburundi. Reka turebe rero, buri gihe iyo neretswe ibintu ndabyandika kugira ngo hato hatagira uvuga ngo ni ibintu umuntu aba yahimbye. Ndaguha urugero rero nk'uko ubibona hano, ibya Ukraine nabyo narabyeretswe hashize imyaka 10 biraba nabyo, ibindi n'amateka. Ibi ni ibya Ukraine, iby'u Rwanda n'Uburundi biri mu gitabo cyo ku Rwanda uko ijuru ryaje mu Rwanda, byose bikaba biri kuri Amazon wayibona. Ibi rero ntabwo binyita umuhanuzi, wibuke ko nta na rimwe njya niyita umuhanuzi, kuko ahubwo njye mbabarira abiyita abahanuzi, kuko umuntu wese wiyita umuhanuzi abakina n'Imana n'ibyo atazi. Ibya Ukraine narabihawe, bishyira mu gitabo, ijwi rirambwira bishyira mu gitabo, mbishyiramo birasoza. Iby'u Rwanda n'Uburundi nabyo 2014 ndabibona, ndabyakira, mbishyira mu gitabo. None dore ikibazo cy'u Rwanda n'Uburundi kirongeye kirazamutse, nanone twari tuzi ko cyacecetse. Reka mbikwereke rero, mbigusobanurire uko iki kibazo giteye muri make, ibindi wenda byisubira mu gitabo, kuko nakubwiye ko 2014 nibwo nabyanditse muri iki gitabo. Mbyandika, icyantangaje n'iki, 2015 hahise haba ziriya mvururu zo mu Burundi, none n'u Rwanda rwabyifashwe byose. Nahise vuga ko bino bintu bivuye ku Mana. Reka turebe ikibazo n'ukuntu cyazamutse ku bantu rero bizi imibare, muzi ko ari sinisi na kosinisi. U Rwanda n'Uburundi nabyo binyuranamo nka sinisi na kosinisi. Bivuze iki rero? Hano dufite Uburundi rwari rufite ibibazo byabo mbere za 1959. Noneho u Rwanda mu mwaka wa 1959 habaye revolution bisi y'abahutu. Hari n'icyo mvugamo ibyabaye mu Rwanda, nsobanura iki gitabo nibyo wabonamo neza ibyabaye mu Rwanda kuva mu myaka ya 1959 kugeza 1994. Noneho u Rwanda muri 1959 wibuke habaye revolution bita y'abahutu. Ibyo bintu mbisobanura mu yindi channel mfite ya Rwanda 1994. Niyo nsobanura kino gitabo urupapuro ku rupapuro, ibyabaye byose, ibyateye jenoside yo mu Rwanda yakorewe abatutsi, byose mbivuga kuri channel yitwa Rwanda 1994. Dukomeze rero. Mu Rwanda revolution yabaye abahutu, mu Burundi hagati aho nta kibazo bafite cyane. Mu myaka ya 1960 yaba mu Rwanda no mu Burundi urebye barafite agahenge. Byaje kugenda gutera ni ukuvuga 59 abatutsi mu Rwanda barishwe, baratwikiwe, barameneshejwe, barahunze, bagiye amashanga. Noneho muri 2022 abarundi bakoze iki? Bashatse kwigana ibyaremaze kuba mu Rwanda muri 59, aribwo abatutsi mu Burundi bivunaga abahutu baho nk'uko babivuga bizwi neza, kuko bashaka gukora kopi nk'iyabaye mu Rwanda muri 59 ngo nabo bikore mu Burundi 2022, aribwo bahuraga n'ibibazo abatutsi mu Burundi bakica abahutu benshi icyo gihe. Urabona ko mu Rwanda iyo habaga ari abahutu bategetse, mu Burundi habaga ari abatutsi bategeka. Ibyo rero wakwibaza uti ese ni ibintu bihurirana cyangwa se ni ibintu byapanzwe n'abazungu? Muri make bikunyuriyemo, abazungu bafite imibare ikomeye cyane kubera ko u Rwanda n'Uburundi ari ibihugu bibiri bituranye. Bakoze ku buryo mu gihe mu Rwanda hategeka abahutu, mu Burundi hagomba kuba abatutsi. Mu gihe mu Burundi hari abahutu, mu Rwanda hakaba hari abatutsi. Urumva ko ni ibintu bipanze ku buryo bikora ibibazo
uko ibihe bigenda bisimburana hagahora ibibazo by'urudaca. 72 rero abahutu b'u Burundi bashatse kwigana ibyo abahutu mu Rwanda bakoze muri 59, ariko abatutsi bo mu Burundi barabivunaga, barahunga, bahungira za Rwanda. Noneho mu myaka ya 73 ariko Habyarimana yakoraga iriya coup d'etat, nanone hongera ibibazo abahutu bica abatutsi mu Rwanda, aribwo za 80 habaga agahenge. Noneho wibuke wumve babahutu bahunze imyaka baje mu Rwanda bavuye mu Burundi, nibo baza mu Rwanda bazaza gukora ibara mu 1994 bafashije abahutu bo mu Rwanda nk'uko byagenze. Ariko rero bigeze mu myaka ya za 80 n'imisago, uko bigaragara mu Burundi bagezaho bumva ikibazo cyabo cy'amoko bafite, baravuga bati niyo mpamvu ubona umurongo wabo utongera kuzamuka, ahubwo umurongo uringaniye. Baricaye baravuga bati twumvikane, turi abenegihugu twese, reka tugabane kino gihugu, noneho tworoherane. Mu gihe mu Rwanda abandi bo bari bari gutegura ibyo kurimbura abatutsi, abarundi bo bari bamaze guca akenge, bavuze bati reka twumvikane tugabane yaba 60% na 40%, ariko twumvikane byibuze tureke ubu bwicanyi. Niyo mpamvu ubona ko abarundi bashije abanyarwanda ubwenge, barumvikana kugira ngo ikibazo cyabo bagice. None rero uyu munsi nibwo twumva ngo ikibazo abarundi n'abanyarwanda kirongeye kiravutse. Hano urebe wibuke, hano nashyize umurongo uringaniye kuko ntabwo nari nzi uko bizagenda mu gihe kizaza. Ni nk'Imana yambwiye iti weho iby'abarundi ubishyize ku murongo ugororotse, ibindi bizaza nzabikubwiye igihe kigeze. Reka turebe hano ukurikije imirongo ukagenda ureba, mu Rwanda niho hagiye ibibazo kurusha mu Burundi cyane. Kuki mu Rwanda ariho hari ibibazo cyane? Ubona abarundi nubwo n'abatarishesha bafite ibibazo byabo, bageze aho baravuga bati reka twumvikane, reka twumvikane. None rero uyu munsi turi kumva ngo intambara y'amagambo hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo cya kibazo cy'amoko, hamwe hari abatutsi bari gutegeka, ahandi hari abatutsi bari gutegeka, urumva ko bigiye kongera ifata intera naho byagiye, ku buryo n'intambara zagiye zitaba zishobora kuba, kuko wumva ko hari guterana amagambo ngo imipaka ifungwe, ngo habe intambara. Urumva ko byanze bikunze hano mu myaka yo 2000 intambara zitutumba hirya no hino ku isi ziri gupangwa, ziri kugenda ziyubaka, wanabona u Rwanda n'u Burundi nabyo byesuranye kugira ngo noneho ikibazo gikemuke burundu. Kuko yaba mu Rwanda yaba mu Burundi tuzi neza ko abantu bose ntabwo bavuga bati turisangiye, baratekanye bameze nk'ibindi bihugu, aho umwiryane utarangwa na gato. Hano rero urebye Burundi n'u Rwanda uko byagiye bihura n'ibibazo byabo, aho ikibazo kimwe cyo mu gihugu kimwe cyateza mu kindi gihugu, biri ku mibare yatewe n'abazungu. Ni ukuvuga ngo benshi ushobora no kumva uyu munsi bashaka gutera amagambo yo kurwanya kugira ngo bajye mu ntambara, batumva aho iki kibazo cyaturutse. Ikibazo cyaturutse ni ukuvuga ngo baracyagendera kuri ya mipango ya za 60 abazungu ko babipanze. Narabikweretse hano mu gitabo, mbigaragaza neza ukuntu bafashe abahutu mu gihugu kimwe n'abatutsi mu kindi gihugu, noneho babipanga. Abazungu wibuke bapanga imyaka magana n'amagana ko byanze bikunze uzazaho icyo kibazo kizakomeza kimukurikira. Ntabwo rero wambwira uti u Rwanda n'u Burundi hano byari byaracecetse, abarundi bari mu byabo n'abanyarwanda bari mu byabo, none uyu munsi muri iyo minsi wongera uvuga ati ikibazo kirongeye kirabyutse. Ni ukuvuga nyine birakurikira ya shema abazungu bashyizeho imyaka amagana n'amagana. Hakubaza nti rero wewe ushyigikira ibi bintu, weho
uryohewe unyotewe n'ibintu kugira ngo bibe cyangwa habe intambara. Ese wumva ibibazo aho biva naho bijya bikagera? Uramutse ubyumva ntiwabyifuza, kuko byanze bikunze intambara iramutse ibayeho hagati y'ibihugu bibiri, abazahagira ibibazo ni abenegihugu Rwanda bagiseseka, nibo ingaruka zitura hejuru kuko batumva aho naho biva naho bigera. Naho rero cakenge ibintu byamaganirwe niba biturutse hejuru yo, wewe uri hasi wibitiza umurindi kugira ngo intambara ibe, niba niweho izajyana n'abawe abo bandi bigarame cyangwa se banabihunze. Naho rero mukomere kandi Imana ikomeze ibarinde, ariko mwirinde namwe aya macakubiri, mujye hamwe kuko umuzungu wabateranyije nta kintu na kimwe abifuriza cyiza, kuko icyo ashaka ni kugira ngo mujyane musenyane maze abone uko asahurira mu nduru. Bakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.